Yes, twongeye kubasuhuza abakomeje kudukurikirana. Iyi ni Premier Vogue. Tubashimiye ko mushoboye gukanda kuri iki kiganiro, tubasaba inkunga ya subscribe. So, ikaze rero kuri Premier Vogue, genda Samu, ndi kumwe n'umusore hano. Ngewe banyita Mugisha. Yes. Afite channel yitwa Mugisha 3, Mugisha 3. Insanganyamatsiko tugiye kujyana muri iki kiganiro, nimuna uciye mu ijambo kanyivuge. Insanganyamatsiko tugiye kugira muri iki kiganiro nuko tugiye kuganira ku bintu bijyanye n'urubyiruko. Ese muri make twebwe nk'urubyiruko tubayeho dute muri iki gihe? N'ababeshye ku bwanjye tubayeho nabi. Uziko bivuga ngicwa n'agahinda. Tubayeho neza. Uri seriye. Ubayeho neza. Utwuma turaboneka. Yewe umvase. Karakanyuzemo. Yeah, guys, hari ibintu tumaze iminsi nibazaho, aho usanga urubyiruko cyarakamye kabisa, noneho abajama bo amafaranga yarabuze, utuzi n'idanje, ugasanga abaniga babaye abarokore ngo ngo Imana izabikora. None uzi kwicara ngo wizeye ngo Imana izabikora. Uzi kwicara umva nimba hari ubujiji bwa mbere banyarwanda bubaho bukanica. Ni kwicara wicaye uvuga ngo Mana ugenda senga ngo nawe wamenya ngo uyu munsi bimeze neza, ijugo bizemera. Umva bere mbabwire ibibazo ukubona umeze uko nimba wumva inzara ikwishe ntacyo ukoze ushobora no gupfa nako kanya. Wivuga ngo Imana izabikora. Niba ubonye uburyo uturitse umuntu witegereza bro, kuko muri gereza habaye kwica, kuko izi ka abantu bari kwicara mutegeko man, bisigaye bigoye ku buryo umuntu hari abapeti njya mbona biga segonderi, ugasanga umupeti ageze senior 5 aravuze ngo giye ninsoza ngo nzahita ngura imodoka bro. Akubwiye guza uti urabanza ukazana imodoka inzara ikagukubita, iyo modoka igahera mu nzozi. Ariko ikindi kintu abanyarwanda ako tukwana jokinzemo, ntago turi kubwira abantu kujya kwiba, ahubwo turi kubanza kubwira urubyiruko. Natwe anga twicaye hanga suko dusetse hoyana bazabaza. Ese ntibabiba mwebwe kwibarata ni ibisanzwe ko nk'abantu baba muri Alliance bro. None baba muri Alliance no kujama yanteye kabiri. Umuntu arabasikamo. Anyumvisha buryo ki umwaka umwe. Yewana ngara bafite business ye ya danje, afite imodoka urumva? Yego. Yabimbwe 2022. Right now ari gushaka ahantu yakodesha chambrette ya 20 ntizikibaho i Kigali. Abantu bo muri Alliance mwagabanyije ubutekamutwe. Ahubwo ngiye nabeshye nako nababeshye nanasaba. Ubundi Alliance bazayifunze. Bari abanyafilipine pe bo bafite business barinjiza, kandi ko kubona ko iri amiti iva mu nganda zabo. Ariko mu byukuri iyo witegereje neza ukareba bari abandi babakoresha nk'abana bakora marketing bari aho bo kwasasa, kuko noneho bo bagatuburira abanyarwanda muri rusange. Iriya ku mugani wa Musinga nta business irimo, n'ubu babyihorere nta business irimo. Alliance scam ngo buryo wakira ukiri muto. Ahubwo kizuti wakira ukiri muto barababeshye, ntago tukiri mu isi ya kera. Mbere umuntu yafataga 5 agahita arangura ibibiriti akabigurisha, agahita avamo 1000, agahita arangura yaranguye ipaki imwe, agahita arangura ipaki ya kabiri, gutyo. Ahangaha ho urashora taranti, urumva nta nzu uri buboneho uri bukodeshe ushore taranti ntaho bro. Uragenda ufata amapantaro ushake kuyabyaza ibyo 30 kubibyaza deniri, urahita ujya kwa Kaboga bro. Ntago igihugu kiki shadagaso ukuri kwinshi arya ntago ngo kwemewe. Ukuri kwinshi ni ndababye ukuri kwinshi kuremewe. Uzi impamvu ukuri kwinshi kwemewe? Reka nkubaze sibyo karame. Reba gutya igihugu tumeze u Rwanda rwacu turarukunda, ni rwiza, amahoro n'umutekano sibyo? Yego. N'isuku. Ariko se man, kuba ushobora gufata ibiceri bikeya byawe ubonye ugahita ushaka kubibyaza make sibyo?
bakabaye babigufungira cyangwa bakabaye bakumotivatinga sibyo, ahubwo bakakubwira bati impamvu wabikoze ntabwo ufite ayo gukodesha izo nzu z'ubucuruzi, ntabwo hahita havamo umusoro, bagahita bababwira bati hano turahabakoreye, jya uhajya, iri soko nibura mu gihe cy'umwaka umwe umuntu azajya atangiza igishoro afite acuruze sibyo, ubundi utangire nibura gusora no kwishyura mu gihe cy'umwaka ushize urangiye. Ariko nese wambwira nk'ubu mfite 15,000 nkahita mvuga ati ewana nshaka uyu munsi kuzibyazamo 5 sibyo, ubundi njye impumbi 500 nzibike, byagukundira? Mbwira nk'ikintu cyemewe wakora. Cyemewe? Naje nakadege ko niko nzi kunguka vuba cyangwa gahomba. Oya, ikintu cyemewe wavuga ngo tuve mu bya joke. Tuve mu bya joke. Urabona Kimisagara mu myenda, Kimisagara mu myenda barabafungiye na bamwe bo mu nkweto. Barabafungiye sibyo, ariko iyo uje hano Mateus, hano turi mu mujyi twebwe, hano ubona twicaye mwana, hano muri gutureba, hano twicaye twe turi mu mujyi. Iyo uje hano Mateus hano ukaza ku kiranguzo, hari igihe urangura umwenda ukawurangura 5, ariko mu by'ukuri ujye kugurisha 10. Ariko ubwo urumva bisaba kuba uri proud y'ibyo ugiye gukora. Ntaribi ukawucururiza ese. Nyine ubwo urumva ukora muri ya system ya nihishe. Ariko ngahe nibutsa akantu. Ngiye narabikoze guys. Naragendaga nyiga secondary. Naragendaga nyiga nava school muri weekend ngagenda Kimisagara nkarangura imyenda. Naragenda nkaba nkuri kugura imyenda, ariko nkareba imyenda y'urubyiruko myiza. Namara kuyireba ngiye nazaga muri quartier. Namara kuza muri quartier ngagenda nzenguruka mu nshuti zanjye nzi. Abwira inshuti yanjye ngati manu imwenda suzi kuhenda se ndenda ugera kuri amafaranga kandi ni nshyashya. Kubera iki ngiye narazenduka nka saa 11 nkagenda nkahuzana ku mafaranga make, inshuti yanjye nkawuheza nkabwa ati inshuti yanjye kuri aya mafaranga kuri iyi myenda iri kubona sibyo, yewe ndahugera kuri aya ngaya, ugiva kuri barabantu bagenda gusanga bari kuguhera. Hashize igihe kingana icyo bikoze ibyo 3 years, imyaka 3 ubu bagufunga bro. Ariko nyine byose bisaba kwideburiye. None se kubera iki batatworohereza leta ngo ibone ko abantu birirwa badutera injuga mani ngo twihangire imirimo? Zara ni kabiri. Twihangira imirimo turayihanga gute se mu gihe aho uri guhera uri gusanga bakwitamitse? Umva noneho hari ibintu byateye mu rubyiruko usoza uzi ko uje ku isoko ry'umurimo, umubushomeri ubutindi barawe isi bambi. Ari abacuti banjye baba biga segonderi bakundana, ugasanga ari kubwira sheri we ngo nitugera firidi, twe twaravuga ngo nitugera firidi urangije senior 6 ngewana ngo nzagutembereza, ngo ndabizi ngo nzaba mfite amafaranga, ngo nago waba urangije ngo ufite diploma, ngo bure ngo nibura ngo nakazi k'iryibiri bro naka 40 urakabura. Aho maze gahunda no kwa pranga mu gisekirite gihembe 60 ihera kuri 1000 bingahe kuri 50 cyangwa igisirikare niba uyizeye. Nabwigiyemo umva se nababeshye, so kuvuga igisirikare nawe nabeshye, ariko kujya mu gisirikare nta nyenyero ufite. Shaka kujya mu gisirikare nta nyenyero ufite ngo byibuze ndavuga diplome ujye mu gisirikare ufite diplome, ubwo ubona inyenyero urakora kugenda kuri za kadete byose ugasuza itamureka nyenyeri. Niyo mpamvu navugaga inyenyeri. Rero suri kuba ntabwo nari bisobanura neza, ariko iyo ugiye umusirikare usanzwe kibaba mu wa 6 ubu ugiye muri babasirikare nyine ushobora kumara nka 10 years ukiri rukurutu wiruka ukazambara ka kavi kameze mu myaka 10 ubu maze gusaza. Ubora bayidebe fatiye imyaka 10 urya ibiryo by'ubuntu mani nyine ibintu byose niyo mpamvu uzabona abantu bagiye bava mu gisirikare bitwa ngo hariyo n'abademob niko babita, abenshi baragenda bakamera nk'abasazi. Kera twajya abantu bataba nk'abasazi bazi basirikare bari gukomera ni depression ikankurura. Kera twajyaga twiyemera mani kubera warangizaga ufite 18, covid yaje mirabihonyora, umuntu uzarangiza afite imyaka 18 ubu azandabure. Ngiye nababeshye ku myaka yanjye mfite nibura hagiye kukubita hashize imyaka ingahe covid ibaye?
dore 2021 ubwo ni nyuma nibura ya 2027 niho hazatangira kuzamuka abapeti ba 18 abandi mwese mwabaye ibisaza. Ako byagenda kose mu gihugu cyacu dufite ubukene mu rubyiruko hatari icyacu. umva se gahunda kwiteza imbere ya mbere, reka kwishyira mu mutwe ngo ibintu bizakemuka bro. mani wowe wicara ufokasinge ku kintu uvuga ati iki kintu reka nyishyireho umutima, sibyo? uvuga ati nyishyireho umutima, ese abigenza gute? nakora nashora mu kihe kintu runaka. None amaniga yo mu cyaro bafite amahirwe mani. Mu cyaro horiga bagira n'ahantu bororera. Mu cyaro niba usoje segonderi yawe ukabona 10,000 urumva ugura n'inkoko 2 z'amagi. Twebwe 10,000 tujya kugura widi. Twebwe 10,000 tujya kugura widi cyangwa tuguramo iyo utanywa widi uragenda ukigurira noza amagace nta kintu wabona muri icyuma cyangwa bando. Serious nakuma ibyo ni byinshi ariko akuma gatuma uhita ujya kurukareka gutekereza cyane ku biri hano ku isi. Ibiri muri societe nyarwanda kuko twebwe twugarijwe murakangu gapfa buro icyuma nago hakimutariye ngubeho uzarya iki? umva mani gatuye mu cyaro mushinge business tuzaza muduha akazi mworore. urumva ko nk'inkoko z'amagi mani 2 uzajya mu cyagwe business ubwa akazi uzajya kuragira no kujya guca ubwatsi bw'inka kuragira inkoko gita kwahira kuragira inkoko. Kera iyo umuntu yabaga yasinze baravugaga ngo yaragiye ibisiga. Byakometse kwenshinga kuragira ibisiga nyine kaba kabayeho na wazengeye iriye uri kugenda utangatanga iburyo n'ibumoso. Yes, ariko iki ni ikiganiro cyacu cya mbere twashakaga kubasuhuza ngo tubatere n'izo story kwera izo struggle nizo turi kunyuramo. Biragoye tubasabe muduhe comment mutubwire icyo kuvugaho twebwe ako kantu next video tuzabatere story bro tuzabivugeho nimushake mujye mukata n'ama video muyatange ubundi ni hahandi gusa twebwe ntago turabanzi b'igihugu. Twebwe turuse hari imbundu twebwe turi abantu bakunda urubyiruko ngutanga igitekerezo yenda urubyiruko nanjye ndakennye maze I'm serious ariko mani hano hanze hari ubukene. Ngiye niwe muvandimwe wanjye turakennye none se turakennye ariko bro mwitegereze nkigirira screen turi inyuma usisika bari ibyanyabyo ya nkigirira screen iri inyuma kanyuzemo byari ibyanyabyo man udatuma bavuga ngo ntago ari ibyanyabyo urabona ni ibyanyabyo bro ntago ari ni screen nabeshya urumva man ikintu cya mbere ni focus bro. niba uvuze ubonye akazi urumva ukagira amahirwe ukabona umuntu uguha akazi wivuga ngo karaciriritse gakore watunaye bro tuneka noneho nugira chance ukabuba iwanyu saving ujye urya makeya mani ubundi niba usinde muri weekend gusa. uvuze gutyo ni mpamvu nifashe gutya hari agatekerezo kanjemo agatekerezo kanjemo ni kakandi kagira gati hari igihe twe wicara nk'urubyiruko kwicara bavuga ati ese twebwe nk'urubyiruko tumeze bite ibintu bimeze bite ugasenga Imana ati Imana mubyeyi wamaye akazi numara kuma akazi nzabigenza gutya man urakoze just urapushinga 1 month 2 months 3 months 4 months 5 months kudutangira ati God I'm tired kavuga ati Mana ndarushye gutya. Twebwe none abanyarwanda tugira kantu ko kurengovu tugira kantu ubonye akazi ukababaye umva bigezemo hagati utangira kuvuga ati noneho hari ukuntu mara just nkayo mezi wabona agashara kameze kukoshya
ubona umaze kubona opportunities zimeze ukuntu zikoshya nazo gutanya uvuga ati byuze natangiye kubona akazi uhita ubona uzi ka kazi iyo kabuze bantu utaga inshuti barakubona kandi wavugaga ngo ngo mfite linki ngo niyo aba banyirukana ngo ntago nabura kandi niyo myumvire kandi iyo myumvire mu rubyiruko irimo umutwe urumva uranyanyaza handi wenda no gusara ukaryama bikanga ukajya uva Nyabugogo ukazamuka ukagera kurya nyuma utazi ko wahageze ibitekerezo kandi utasinze ni kuri strokiza urubyiruko rwinshi hano barwaye turuma hanze afite depression none hari amaniga yiyahura ngiye umuntu ajya kwiyahura byamurenze manje ase bamwemera ngiye kumva intega ngo yiyahuye ari amaniga nekemera ko yakiyahura ku bibazo ariko umuniga yihara kubera umukobwa wo nimbwa oya ntabwo ibyo umuniga nagashobotse ntabwo ibyo bikibaho manje umuniga nagashobotse ntabwo ibyo bikibaho mu Rwanda nta madeba ameze gutya kibaho ukiyaho kurera inshinzi utazi niyo yavuye bro amanigame abakobwa benshi tubona gutya mani abaraho wait hari akandi kanagwe nibutse usigiye ubona social media z'iki gihe nkoresha social media ubwawe bwinshi ku isi umva ubukene ntaje gusanga buri ku isi hose ariko just urebye kuri Facebook, Instagram, TikTok other social media umva nyine ibintu bijyanye n'uburaya buri ku rwego rwo hejuru noneho abasista b'iki gihe umusista arukona kwiryaho ubona kubiye mana biratubabaza nabo beshyi ko umusista ararenze arakubiye rwose aragenda kuvuga ati iki cyana kirakubiye akantu kanga n'urwara kubona kamutuye hasi gato yari umwana wa danje ukabona akantu kanga n'urwara kamutuye hasi ko umukobwa yarakubiye muraganiriye aratangiye ngo hey baby ngo wamaye airtime ngo wamaye ikarita izo airtime muba mwaka airtime zaba airtime izo airtime muba mwaka mwabakobwa zo gukoresha iki hariho tumeretse kwisumbira kugura bando hariho neze kwisumbira hamwe ati ngumva ngo tuganire ngo ndi free ngo banze ngure bando nababeshye ngiye nkunda amafaranga bando jewe nicare ngure bando inama nziza man inama nyamukuru ni iyihe inama nziza jyaho kunyaka bando cyagiye mpita nkubwira nti ku mujyi wa Kigali hari free wifi oya none nakubeshye inyange ariko ndi umwana okay narababeshye twebwe nk'abasore nihereyeho hari umukobwa ndeba sibyo hari umukobwa ngende basa ibo babonye akazi abasaza yari umukobwa ndeba nakubeshye pe sinite ku bugorya afite abwo nkita uko agaragara nkena nkama nk'icyo nshaka nkamuni ubundi nawe murabana bakuru sibyo ubundi iyo bimaze kuba gutyo yama indi idikora backup ikoze backup rero ishusho mpita nkubona migirite ibitandukanye niyo nyine na yandi umunagamo mbere uvuga ati sheri rwose kagiye gukutwa neza bitumubona nk'ihene y'inzira cyane. Ikindi cya kabiri reka dupropose kuri iyi video ya Mani sibyo iriya video reba nakubeshye reba ya Mani ni legend ako ntago ari legend ahubwo ni umustar ko ntago ari legend legend ni ba Gitoko aya nta Gitoko ni legend man okay mu ba legend uzima sabo legend ze ikikoreka kari legend nuko amaze imyaka 10 akaba yaraje kandi baramwakira ngo wese ngira indirimbo ya mbere ya Gitoko mbwira witekereza mbwira gusa nyine zirahari ariko man legend by the way kuba mwakira ibiri interest ni legend ariko legend ucece nka Meddy okay ni legend warwaye Meddy yarakoze yararirimbye ariko nyuma yo kubivamo to expired oya Meddy nawe yakontrole n'abagore afite nk'umugore w'isasu hari byumva mu makuru ntabwo mfite giha I'm serious nyumva mukora ngo mfite giha mutagera ngo biri seri ahubwo se twagiye ikindi cya kabiri nk'urubyiruko muri rusange abe twebwe abahungu turi hangana ariko abahungu mu rubyiruko benshi basigaye banywa inzoga abakobwa bo
batanyura usigaye uhura n'akana gafite imyaka 15 kuva ku myaka 14 ubundi kuva kuri 15 ufungira kuri 18 ka kana ubona kava kavuye ku ishuri karakana kabara ka beach mwana we n'abi Kigali si bose ariko benshi muri bo bana ubona ari abana amasomo arangira sangahe abenshi batasa kumwe niko njya numva saa 11 bro umwana wambaye uniform umukobwa n'umuhungu saa 3 baba bakiri mu nzira bajya kandi ugasanga abo bana ikintu umva Kimisagara n'ubundi aracyari muri Kimisagara nta kuvuga ngo yiga Kimisagara wenda ari gutaha hehe uvuze Kimisagara mpita no nibuka abakobwa baho Kimisagara umwana w'imyaka 14 kugeza kuri 18 abari legend gutya abari legend gutya noneho babandi bitwa ngo bari muri 20 baba batangiye kumirwa bashaka abagabo bashaka kubaka bari seriye bari kuma nyine baba barifashe gutya bifashe nyine baba bashaka abagabo bashaka kutiyandarika baba bari gutya ariko usanga bampeti baba bwaticishwa ni gutya imagine abo ntago abo ni muri quartier ya Kimisagara ntagirera abo Kimisagara ntagirera ubwo ariyo na Gitega wahita uvuga the same ubuze si kimwe Gitega ndagaza ni bimwe ese byageranye se ni gutya Kimisagara na Muhima guys nabari Gatsata ayo nta hantu mane na hamwe hazima ladies and gentlemen mugomba kumenya Sodoma tubariho tuvuga hazima kwa yakana Nzovu aho baranahamamaza na Nzovu garabyivugira umva singiye nako mvuga abo baniga ngo hariya ngo nabanga umuntu aberireho hiti ibintu nshaka no kwaza mu kiganiro barabaka ngo nibande tubihorere karakanyuzemo sibyo ahubwo twije tugomba gufokasinga aho ni ikiganiro twaje kubagezaho cyo tugomba kumenya ni iki nuko tugomba kumenya yuko urubyiruko tugomba gukora mu tugomba guhasoringa man tugakora tukamenya ngo ese ibi bintu turabikora dushanga akazi ngo sinagakora ye twe twakoze igikiri na by the way twe twarakorobye tugeraho buraducanga twunguka ibitekerezo byo kugura telefone ngo tuze twicara hanga tubabwire ngo ubuzima bwagaze gutyo twabigenza gutyo nicyo gitekerezo Banyarwanda nicyo gitekerezo kuba twicara no kuri kamaturi kubagira inama ntago ari urukundo ni ibitekerezo bya Kamananga tubiterwa n'inzara iri mu Rwanda ko tubona views Kamananga tukatubona views ariko nyine haba arimo no kujya n'inama harimo n'inama umva sibyo nashaka umuntu umwe uri burebe iki kiganiro cyacu kiri cheapest kirimo na jokes nyinshi ariko harimo kuri men ariko harimo no kwihangana harimo kuri nutabyumva topic yari ya mbere sha urubyiruko twe twishwe ubukene buravuze ubuhuha mana yanjye wowe muzi ubukene mfite ngaho mudukandire subscribe dusupportingane umara gukanda subscribe nawe ufite channel uhitwishyira muri comment bro like share and comment if you like this video uduhutura so much utubwire nushaka udutuke comment zose nta comment dusubiza wowe pfa kubivuga mu Kinyarwanda dupfa kuba twebwe na dubbing dufite AI za YouTube ibona ko ateye comment igatiri komanda channel yacu n'ugira ikibazo ayo zidare ngo gati no mwakoze kutureba murakoze